wari ufite sheri muratandukana nawe wigeze byagenze ute? Sha muri makenya ntago navuga ko twatandukanye kuko nyine naje gusanga nyine ari umuge kandi nyine umukobwa nkaye ntago nakundana n'umuge ngo bizakunde. Uyu muge bisobanura iki? Mu Kinyarwanda mba numva ari nk'umuntu ukundana n'umuntu bahuje igitsina. Yarakundanaga nawe? Sha nyine nanjye ntago nari mbizi, naje kubibona nyuma nyine naje kujya nsanga ku mbuga nkoranyambaga mbona yipostinga ameze nk'ababera ewana. Ni kuri TikTok yabaga yigize nka gute se? Ibaze nk'umuhungu yishizeho ibintu by'imisatsi, yishyize n'ibi makeup shawana. Biriya ni content. Oya ntago ari content. None se wenda mbwira nk'agasene kamwe yakoze kahita kakuva mu mutwe ati wa muntu w'uburya n'imbwa. Oya ntago ari kuvuga ngo n'imbwa, ahubwo njye nyine biranavuga gatenda ni nka content runaka yabikinnye abishaka. Nyine yafataga ubu video ariko actinga mu ndirimbo z'abakobwa bakwiye kuba barimo. Ukabifata nk'ubugeyi. Yego. Ntago ahitaga ubiha amanota ati wenda ngo ni umugeyi nese mugenzura. Ntago nahitaga mbyishyiramo nyine. Numvaga ari ibisanzwe byaho ngaho. Nako nyine nyuma nza kubibona ko ari ibyanyabye. Wabonye bari kumugira se? Oya ntago nabonye ndi bari kumugira, ahubwo nyine nigeze kubona bakoze inama. Nza kumubona nawe ari kuva kandi nari nzi ko iyo nama ari yabageye gusa, ubwo rero naje kwita mbimenya. Nama se iyo nama wabibonye yabishyize bamupostinze yabishyize stat kandi uziko iyo nama irimo abatinganye. Nabibonye yabishyize kuri stat mbibona ku mbuga. Ubwo nabatinganye. Nabatinganye. Uza gusanga ari umutinganye. Cyane rwose. Se wowe base hari ikintu yagusabaga wenda ari ukuntu umuntu aba ari mixed, urumva akora byo makunda abahungu n'abakobwa, wowe wabonaga ari imica kwereka ko yaba gukunda gukeneye? Wapi twahuraga mbese ari ibyaho ngaho tu, nta n'ikintu na kimwe habe ubyenda ko yaguhobera byonyine, kandi ko yaguhobera ni nk'uko ahobera abandi. Nta kindi gatuma umucira urubanza ati se ubu se umuhungu wese muzakundana nagusabe ibindi bintu wese azaba ari gay? Oya ntago azaba ari we, ako nyine hari ukuntu umuntu umuhungu wa nyawe uhita umwumva ko ari umuhungu, hari n'umuhungu wa pirate nyine nk'uwo mukapo. Usanze ahubwo yari umukobwa. Ntago yabinkora. Abo yikundiraga abajama. Igoma yikundiraga abajama cyane tu. None se yowe Bogari muri ya gahunda yacu ya Back to X, gufata imitima yatanye nkayihuza, gufata imitima yanze guhura nkayisubiranya. Icyananira ni icyatewe na Satani, naho icyatewe n'abantu mi as Bogari Cedric nzabasubiranya iwacu ni mu ntara. Nkuko mubibona ndi kumwe n'umukobwa, sinzi imyaka ye, sinzi niba ari muto, sinzi niba ari mukuru, ntako kamubaza izina. Witwa nde? Banyita Sharon. Sharon, amakuru ni meza. Sharon se ni muntu meza ute? Sharon ni umukobwa. Muri no minsi uri singo. Muri singo se? Cyane rwose ubu ndi singo. Ku isoko? Oya ntago ari ku isoko, ako nyine muri no minsi ndi singo tu. Singo gute se? Wabuze ukugira dabo? Oya ntago nabuze ungira dabo. Ahubwo nyine muri no minsi umukapo twakundanaga ewana naje gusanga byagenze. Wabuze sheri ngo byagenze? Wari ufite sheri muratandukana nawe wigeze byagenze ute? Sha muri makenya ntago navuga ko twatandukanye kuko nyine naje gusanga nyine ari umuge kandi nyine umukobwa nkaye ntago nakundana n'umuge ngo bizakunde. Uyu muge bisobanura iki? Mu Kinyarwanda mba numva ari nk'umuntu ukundana n'umuntu bahuje igitsina. Yarakundanaga nawe? Sha nyine nanjye ntago nari mbizi, naje kubibona nyuma nyine naje kujya nsanga ku mbuga nkoranyambaga mbona yipostinga ameze nk'ababera ewana. Ni kuri TikTok yabaga yigize nka gute se? Ibaze nk'umuhungu yishizeho ibintu by'imisatsi, yishyize n'ibi makeup shawana. Biriya ni content. Oya ntago ari content. None se wenda mbwira nk'agasene kamwe yakoze kahita kakuva mu mutwe ati wa muntu w'uburya n'imbwa. Oya ntago ari kuvuga ngo n'imbwa,
ahubwo njye nyine biranavuga gatenda ni nka content runaka yabikinnye abishaka. nyine yafataga ubu video ariko akitinga mu ndirimbo z'abakobwa bakwiye kuba barimo ukabifata nk'ubugeyi. Yego ntabwo wahitaga ubiha amanota ati wenda ngo ni umugeyi nese mugenzura. ntabwo nahitaga mbyishyiramo nyine ntumvaga ari ibisanzwe byaho ngaho, ariko nyine nyuma nza kubibona ko ari ibyanyabyo. wabonye bari kumugira se? Oya ntabwo nabonye bari kumugira, ahubwo nyine nigeze kubona bakoze inama nza kumubona nawe ari kuvayo, kandi nari nzi ko iyo nama ari iy'abageye gusa. Ubwo rero naje kwita mbimenya nama se. Iyo nama wabibonye yabishyize bamupostinze yabishyize stati, kandi uziko iyo nama irimo abatinganyi. Nabibonye yabishyize kuri stati mbibona ku mbuga. Ubwo ni abatinganyi. Ni abatinganyi. uza gusanga ari umutinganyi cyane rwose. se wowe base hari ikintu yagusabaga wenda ari ukuntu umuntu aba ari mixed, urumva akora byo bakunda abahungu n'abakobwa, wowe wabonaga ari imico kwereka ko yaba gukunda gukeneye? Wapi twahuraga mbese ari ibyaho ngaho tu, nta n'ikintu na kimwe habe si byenda ko yaguhobera byonyine, kandi ko yaguhobera ni nk'uko ahobera abandi. Nta kindi bigatuma umucira urubanza ati se ubu se umuhungu wese muzakundana nagusabe ibindi bintu wese azaba ari gay? Oya ntago azaba ari we, ako nyine hari ukuntu umuntu umuhungu wa nyawe uhita umwumva ko ari umuhungu, hari n'umuhungu wa pirate nyine nk'uwo mukapo. usanze ahubwo yari umukobwa ntago yabinkora. abo yikundiraga abajama. Igomani yikundiraga abajama cyane tu. none se waje muri back to your ex nyine gusubiranya n'umukunzi wawe, niwe mbasubiranya cyangwa undi mufitanye story? Oya nta wundi dufitanye story, ahubwo nyine no nshaka kudusubiranya nkumva ibyari byo. Iba gay? Ashatse abandi se? Oya nta bandi nshaka. Ushaka kumubaza ati se be va mu bugeyi garuka, ushaka kumubaza ngo ki? Nibyo nshaka kumubaza nimba yagaruka cyangwa nyine nimba byaramugize chronique atabibasha. Usanze atari byo wari waribeshye se wakora iki? Wenda akakubwira nk'indi mpamvu ibiri inyuma. Cyane nubwo natuza tunasubwo wakora iki? Nta kindi wakora. Nta kindi warenza. Tumuhamagare se cyangwa tumuhe ubutumwa kuri phone, nabibona azabikora hitamo. Oya ndumva ikiza ariko nge namuhamagara nkabanza nkumva koko nimba ari ibyanyabyo, kuko nawe nabyaze. Mwibariza ati se ko nakubonye mu nama y'abageyi kambikubaza. Yego rwose ibyo byari usanga ari byo ndayamanika. Usanga atari byo urumvisha amabwire. Ndatuza nyine nese urumva utatoza. Tuze tumuhamagare. Mbibutsa ko ahantu wakura nyine udukomo twiza ubikuye online ni kuri Jean d'Amour Jewelry Shop. Ano? Umeze ute shu? Nanjye meze neza. Ko wanyanze se? Niba iminsi umaze ari kutamvugisha. Sashu ntabwo ndi kukumva, muravuga gakenya pe. Ntabwo mba ndi kukumva. Ndimo ndakumva noneho. Ameze neza nyine, usibye ko wanyanze utakimvugisha. Ngabibaza ko umusozi usigaye bwira nta koru yawe mbonye, ngabibaza ibyo bintu nawe. Nanakaye simisi. Wabinsubiriyemo se. None se shu biriya bintu nabonye ni ibiki undi tudatinze rwose? Biriya bintu mba mbona wapostinze kandi njye nigeze kukubona uri kuvayo, usibye ko nyine ntago nabyitayeho ngo mbikubaza icyo gihe twe turi kumwe. Ni ibiki zira nama z'abagiye wari wagiye mu vibe? Nyine nsobanura ngembo bari umbwire, hari igihe nyine mba ntaze ndavuga ati cyanga mba nasaze nabisariyemo nazi ibyo ari byo. Ahubwo mbwiye ko wabifashe nese uko
narabyemeye nyine nase njye nabigenza ute njye mba ndi kukubaza ngo nsobanurire ugatangira kumbaza ngo narabyemeye ese ubwo wabuze ibihe byiza twagiranye then ukabifata uko none byo ngende actually ahubwo ariko ntabwo ari ibyo ntabwo ari byo kabisa ngomba barango nsobanurira umbwire urabizi twarahuranye byose ari no kubera wowe ariko urabizi izindi gushaka imikeri cyose kubera wowe kandi kugira ngo zakomeze neza none ubwo ngubwo uri hariya aho mani wapfaga nyine ngiye barubwire impamvu umbwire n'ibintu umaze iminsi rega uhuzemo ndetse ko ufite akazi n'ibyo bivuga ko utambonera umwanya ngira dira ndabizi ako nyine murambwira gakenya kandi wabizi ko fone itakivuga cyane nakubwiraga urabizi manyeneye kukwitaho no kugusohokana ufata mba ndi gufata ukeneye cyangwa ukeneye iki kandi urabizi imirimo yari hatari urabizi ukuntu byari inzozi ndigo rero nabonye diri y'umukecuru navuga ngo icyo wanjye n'ubundi turakundana reka mbe nikaraze yongeye nsoroma y'ubuceri n'ibiki ku mukecuru ariko ntabwo mukunda tuzi ko ngukunda erega ikibazo ni uko utambwiye ukatuma mpangayika pe ntajya umbabarira oya bebe oya umva ukuntu bimeze nke wenda gukora igiceri ureba ibiceri mukuru wanjye ndabizi ahubwo banza umereze kisi na nyine magufunguro banza umereze na kisi yawe ahubwo shi umuntu ntabwo mva ko bagakwiye kubanza kumva kisi urumva n'igihe wakabanje kumva njyewe reba nk'umuntu wari warambabaje umaze iminsi ingahe nawe nakore aho ubundi wakwiye ko wamenya nka kisi nk'ijana ok tugiye guhana ntari twagiye cyaje ngise ngukumbura waraye mbaye ndebe nyine ubwo nyine sigomba aho naba ndi hose nta masegonda 30 byansaba kuba nkugezeho ahubwo akora bizi ngenda gukunda ahubwo wowe utabishaka nyine shuca kubwo ukuntu nararakaye suzi ko mpima nk'ibiro 20 se unapimaga nk'ibiro 100 ni ukuri umva ahubwo ijoro ngomba kugufata kabisa oya urahari se ahubwo subizi se njye mba mpari n'ubundi ni ibisanzwe sure cyane cyangwa ndasanga bwa buniga bw'iki n'iki ariko muracyakirungana bwa buniga bw'ubu mbese ko se shura bizi njya mbikora koko njya nguca inyuma koko babwire ko nzabica nzabica ntabwo nabikora rego urabizi niwe wanjye niwe muganga yanyandikiye urabizi niwe wanjye wari uri gukora iki se ubu ngubu pe sasa ubwo nyine urabizi ko najya nkubeshya nta kintu na kimwe njya nkubeshya nyine ni umukapo bamwita Bogari akoresha TikTok yari yaragize yakoze akantu ko gusubiza aba ex nyine batandukanye bagasubira nabo nge nawe nyine naduhuje none turi live cyane rwose ubu turi live back to our ex ubu ngubu twari tugiye kuba aba ex none twongeye tuba abashu umuntu mwishara bamwita nde bamwita Bogari Cedric wow unerere twese kabisa ansubije enjo wanjye narabuze oya pise nayimuhaye oya ubwo ni nkamo ntabwo nzongera kukaguha ububizi
Ewana umutere peace kabisa mugaya arakoze kukonsa strategy wanjye nayo nabuze kweri kabisa. Sha nanjye ubu twari tugiye gutandukana. Ni divorce ndebe bikuzanira ejo mu gitondo ugasinyaho da. Aya ntago wabinkora. Kandi nari ngiye kubigukora. Sha umva urukundo noneho rugeze muri 200 kwezi. Erega niwe wanjye sibyo kuba wisaza. Yezu ugiye kuzirya n'izindi zirenze. Oya se. Ahubwo tugiye kwita dopanga. Tonight ahubwo we ndagusohokana no rino joro sibyo? Oya se turajya hese. Wegiye mbitemo za dress za nkunda. Ewa ubundi we reka ndakugufata kabisa. Uzitwa ibiceri bihari. Niko bimeze ubwo rero shu. Ubwo sawa ntari bigo nyine. Ubwo nyine turaje turagahuza mu kanya. Kandi witeho. Sawa shu nawe witeho. Makisi rero. Ndagukunda. Thank you. yewe bamwita Sharon. Yeah. Message wawe ngo ntago yarige ngo kumwe ngo yaragucitse ajya ngo gushakira amafaranga handi bavyiyumvire. Bahita Bogari poa Bogari bizaza icyo usabwa subscribe aho hasi ujye ukomeza ubona utundi twinshi kandi mbonera kwifuriza abantu banjye 1300 bamaze gukanda subscribe umwaka mushya muhire kandi bizaza wowe icyo usabwa goma hano tumenyekanisha intara poa Bogari bizaza bon.